ruramba ese ruracyabaho? Haba hari ibanga rishobora gutuma umuntu abana n'undi mu rukundo rw'ibihe byose? Bigenda bite? Bituruka kuki? Abantu biyemeza kubana gute kandi bakarambana? Bamwe bati ibanga ry'urukundo ruramba ni ibintu, abandi bati mwibica ku ruhande, ibanga ry'urukundo ruramba ni amafaranga. Ese ibi byaba bibarirwa mu bintu by'ingenzi bigize iryo banga? Ibintu n'amafaranga? Reka tubigarukeho muri iki kiganiro ku buryo burambuye. Nge ndi Shangazi Emma Claudine. Burya urukundo ruzaramba rwubakira umusingi ku nshuro ya mbere abazakundana bahuriraho. Nibyo, ibi si ukubeshya. Mukobwa, uburyo witwara ku munsi wa mbere wahuriyeho n'umuhungu bishobora gutuma yifuza gukomeza kujya ahura nawe, gutangira gutekereza kuzakundana nawe, cyangwa se niba yari yanabitekereje agahita asubiza amerwe mu isaho. Mu yandi magambo, itware neza. Umunsi wa mbere uhura n'umusore uzawibuka mu bihe byinshi. Niba mwaranarushinze mukaba mugeze mu myaka myinshi, umunsi wa mbere mwahuye ni umunsi muzahora mwibuka. Ariko se kwitwara neza ni gute ku munsi wa mbere? Abasore benshi bakururwa n'uko umukobwa yitwara kurusha gukururwa n'uko yambaye gusa cyangwa uko avuga. Ese ugaragara nk'umuntu wifitiye icyizere? Ugaragara nk'umuntu wiha agaciro? Wahuye n'umusore bwa mbere, fata umwanya wo kumwenyura, sibyo? Umubaze utubazo twerekana ko umufiteho amatsiko, ariko ntukabye. Ntabwo muri interview, ntabwo muri mu kizamini cy'akazi. Menya kumutega amatwi kuri bike yakubwira, kuko uzabikenera nimwongera guhura. Okay? Musore nawe, wahuye n'uyu mukobwa bwa mbere, urabona gushimishije cyane rwose. Ibuka kumutega amatwi, ibuka kumureba mu maso igihe akuganiriza. Twabonye ko amaso avuga byinshi kandi akora byinshi, ndetse kurebana mu maso bishobora kubyara ya rukuruzi izatuma mukomeza gukundana ibihe byose biri imbere. Irinde kumufata ikiganza ariko, kuko rwose haracyari kare. Irinde gushaka kumusoma. Nyuzamo umubwire bike kuri wowe, ibyo ukunda, indoto zawe nkeya cyangwa proje zawe. Muri make, ubwo urimo kugira ngo urebe uko abyakira, ntabwo ari ngombwa kumubwira byinshi. Mukobwa rero, uyu muhungu koko yagushimishije, urabona byazacamo, witangira gushaka kwifata uko utekereza ko byamushimisha. Gerageza kuba wowe. Wikora nkaho wari warabuze ugukunda, kuko bituma ugaragara nk'umuntu udafite icyo atanga, ahubwo umuntu wo kugirirwa impuhwe. Nta muntu wifuza gukundana n'umuntu wo kugirirwa impuhwe. Nta muntu wifuza gukundana n'umuntu uzamumaramo imbaraga zose agerageza gusiba icyuho cy'ubuzima bwe. Umuntu wese yifuza gukundana n'umuntu uzamwuzuzamo umunezero nawe akamwuzuzamo undi. Hari ikintu cy'ingenzi ugomba kuzirikana ariko, nubwo bwose burya mu bantu bake umusore cyangwa umugabo azemera kugaragariza amarangamutima ye nyayo, harimo umuntu bamaze igihe bakundana by'ukuri, by'akarusho uwo bamaze igihe runaka bararushinze. Zirikana ko iyo muhuye bwa mbere cyangwa mutaramarana igihe, abasore n'abagabo benshi baterekana amarangamutima yabo. Kandi zirikana ko muri kamere yabo badakunda kwerekana amarangamutima yabo, kubera ko ariyo mpamvu usanga abantu babasha kuyereka ari bake cyane mu buzima. Abasore benshi rero usanga batinya guhingutsa ijambo ndagukunda. Yewe n'igihe batangiye kubyiyumvamo ntabwo bahita babivuga ako kanya. Benshi batinya ko ashobora kubibwira umukobwa agatangira kumushyiraho pressure yo kubana, cyangwa se akaba yanabyakira uko bitari, urukundo akaba yarushyira aho rutaragera. Ariko ku rundi ruhande, abarushinze nabo usanga abagabo babifata nkaho igihe cyo kubwira umugore wawe ko umukunda cyarangiye. Naramukoye, ntabwo ngitereta. Ayo niyo magambo menshi dukunda kumva. Abatipe rero reka mbibiri banga burya. Abakobwa bari mu rukundo bagaragara ko banezerewe, abagabo bafite abagore, abo bagore bagaragara ko banezerewe, abenshi cyane muri abo ni ababasha kubwirwa ko bakunzwe. Rero musore, rero mugabo, ntuzabirambirwe kubivuga niba ubikora. Kandi wowe wabivuyeho, shaka intangiriro wongere ujye ubigerageza. Abakobwa, abagore, birabanyura cyane.
urukundo baruryoherwa mu gutwi cyane. Mukobwa rero, mu gihe uyu musore atarabasha kukubwira ko agukunda, ibuka yuko biri muri kamere ye ko ashobora kuba agukunda koko nubwo atabasha kubikubwira. Bityo hari ibintu bizakwereka ko burya agukunda koko, kuko bo kenshi bavugisha ibikorwa kurusha uko bavugisha amagambo. Iyo akomeje kujya agusaba guhura nawe, burya aba yaragukunze. Iyo asigaye anyuzamo akaguhamagara, akakubaza amakuru yawe nta zindi gahunda ndende mufitanye, nta kabuza yaragukunze, cyangwa se nibura kuba kumwe nawe biramuryohera. Icyo gihe yaragukunze. Niba muganira ukumva atangiye kujya kwinjirira mu buzima, ashaka kumenya byinshi kuri wowe n'ahazaza hawe, uko byumvikana yaguyemo. Gusa mukobwa, hari ikintu gikomeye ugomba kuzirikana. Ibikorwa abasore bakorera abakobwa, kenshi abakobwa babiha ibisobanuro bidafite. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi kinababaje, kandi kijya gituma n'abantu bamwe bavuye mu rukundo cyangwa se batewe akadobo bababara cyane kurusha uko bagakwiye kubabara. Wiha ibyo umusore agukorera ibisobanuro wowe utekereza, kuko ushobora gusanga bidahura namba n'ibyo watekereza. Nubwo agukunda, nubwo anezezwa no kuba kumwe nawe, ariko wasanga agukunda nka mushiki we. Wabona abona uri umujyama, wabona abona uri umuntu wo kwimariraho stress gusa. Rero mu mutwe wawe witangire gushyiramo imishinga miremire atakubwiye, mutaganiriyeho, utamubajijeho. Iyo bigenje gutya, utangira kumutera ubwoba, ndetse ukaba watuma atangira no kubivamo, kandi wenda umunsi umwe byari kuzaza, cyangwa se wenda umunsi umwe wowe wari kuzabona uwo mukundana urukundo wifuzaga. Bityo wa wundi mugakomeza kuba za nshuti zisanzwe babajama, utiriwe uca mu muhangayiko wo guterana akadobo no kubura inshuti nyanshuti kandi ari wowe ubyiteye. Ariko se ushobora guhita umbaza uti, uyu musore cyangwa umugabo wabwirwa n'iki ko ari uwo kwizerwa noneho? Twese tuzi ko igihe ukunda umuntu ushobora gutangira kureba ibyiza gusa, ntubone ibimenyetso byerekana ko uwo muntu murimo gukundana atari serious. Ndetse na bagenzi bawe, inshuti zawe bakubwira bati uriya musore ntabwo ari serious, ugahita ubarakarira ukavuga uti ahubwo niba ari ibyo ni mwebwe ducanye umubano. Uyu muntu utari serious mukundana akakuvugisha buri munsi, akagusekera, akaguha impano, ariko ukibagirwa kumenya niba afite icyerekezo kizima. Ukibagirwa kureba niba hari imishinga gufiteho, ukibagirwa kureba niba ibyo ngibyo ari kugukorera nta kindi kibyihishe inyuma. None se niba uyu musore akubwira ko agukunda ariko ntakwereke inshuti ze, mukamarana igihe rwose, ariko utazi umuntu n'umwe wo mu muryango we, atari ukubera ko atagira umuryango, ahubwo utanazi niba wugira cyangwa atawugira, ibaze. Ubwo si uwo muntu urumva ari uwo kwizera ko umunsi umwe azagushyira mu rugo? None se uyu munsi aramutse agusabye kugushyira mu rugo bwo, urumva ko uwo muntu ari umuntu wakwemerera ko agushyira mu rugo? Uyu musore umeze nk'aho ubuzima bwe bwose ari ibanga rikomeye, ukeka ko ari ukubera ko avuga make gusa? None se abavuga make ntibabitse amabanga abo bakunda cyangwa abo bashakanye? Niba ukomoza kuri ejo hazaza he ukabona ahinduye isura, urumva hari ejo hazaza afitanye nawe? Wowe niba warafashe iya mbere umusaba ko akwereka umuryango we, ko mwasura abakana k'abashiki be, cyangwa se ko mwatekereza gutera indi ntambwe mu rukundo mukaba mwagana nko kurushinga, none igisubizo uhora ubona akaba ari uko atiteguye cyangwa ko akibitekerezaho. Ugira ngo abantu benshi barushinga biteguye se? Ubwo uhise wibaza rero uko wamenya ko uyu musore afite gahunda izaramba ukabyizera koko. Ubundi hari ibintu byinshi bitagira ibimenyetso. Hari ibintu byinshi umuntu yiyumvamo. Niba kubwira kumvira umutima nama wawe, ujye umenya ko burya ikintu iyo ukiyumvisemo, iyo umutima nama wawe ukiguhamiriza, nta kabuza ushatse wareka kuwuburanya. Umutima nama wawe wo ufite ibimenyetso byose simusiga, kuko muragendana, kandi wo ntabwo wirengagiza ikimenyetso na kimwe nk'uko wowe ushaka kubigenza. Tuvuye ku mutima nama rero, uyu musore ugutega amatwi akakumva, akagerageza kuvumbura ibyifuzo byawe ndetse no kubihaza,
wa wundi wifuza kukubona buri gihe unezerewe uhangana n'ikigutera agahinda aho kiva kikagera, ubu se koko wamunganya iki? Umva, ni byinshi twavuga ku rukundo, ariko uyu munsi reka duhinire kuri ibi ngibi. Ibuka kandi uzirikane ko urukundo rurenze kure rukuruzi abantu bagira niyo bahuye bwa mbere, kandi ko noneho kurushinga nabyo birenze kure n'urukundo gusa. Kurushinga ni intangiriro yo gushinga umuryango mushya, ntabwo ari imikino, ntabwo ari ibyo kujyanamo amarangamutima gusa, ahubwo ni ibyo gusesengura neza umuntu yitonze no gufata icyemezo. Ariko singutera ubwoba, niba uri mu nzira yo kubona uwo muzarushingana, nuhura n'uwo nguwo wawe nyawe, ntabwo bizagusaba imibare myinshi. Humura, bizikora. Musore, numusaba kurushinga, humura azakubwira yego. Mukobwa, umusore wifuza kubana nawe nagusaba ko murushinga, kuvuga yego bizizana. Ariko niba atakubwiye yego, cyangwa niba bikunaniye kuvuga yego, ubwo nyine uwo nguwo si uwawe. Garukira aho ngaho, kuko urashaka kubaka ikintu kizaramba. Wicyubaka utabishaka, wicyubaka a contre cœur. Okay? Umutima nama wawe nubigukorera uzawumve. Ubundi urugendo rushya rw'ubuzima ruzahita rutangira nimuba mwabyemeranyijeho mwembi. Ndabashimiye cyane ko mwateze amatwi iki kiganiro. Ibindi bijyanye n'urukundo n'imibanire n'ubuzima bw'imyororokere byose mubisanga kuri iyi channel. Nge ndi Shangazi Emma Claudine.